ndagira ngo nkubwire ngo birashoboka yuko umutima wawe wakomeretse, a broken heart, umutima wawe washenjaguwe, umutima wawe ufite igikomere, wakongera ukaba umutima muzima, ukagira urukundo wari usanzwe ufite, cyangwa se ukagira urukundo ruzima, ukongera gukunda abantu nk'uko wabakundaga, ndetse ukaba wakongera ukabaho ubuzima bwawe kubera yuko ugiye kugerageza gukurikiza izi nama tugiye kukubwira uyu munsi. Muraho, ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze kuri YouTube channel yacu ya Kira. Nibyo agaciro cyane kuba uyu munsi twongeye kuba turi kumwe hano mu kiganiro. Uyu munsi tugiye kureba topic ikomeye cyane, cyangwa se insanganyamatsiko ikomeye ivuga a broken heart, cyangwa se umutima ushenjaguwe, cyangwa se umutima ufite agahinda. Tugiye kuganira ku mutima ufite agahinda, ni gute ushobora kubaka umutima wagize agahinda. Nibyo uyu munsi tugiye kureba. Abantu benshi turagenda mu nzira zisanzwe, ariko ugasanga ntabwo imitima yacu, kubera ibikomere twahuye nabyo mu mateka yacu, kubera inzira twagiye tunyuramo, ugasanga ufite umutima ufite ibikomere. Ariko kuri iyi topic, cyangwa se muri kino kiganiro cy'uyu munsi, tugiye kuganira ni gute umuntu yakongera kubaka umutima ufite ibikomere. Ni gute umutima wawe ufite amateka akomeye, amateka mabi, ushobora kongera kubaka umutima muzima, umutima wishima, umutima ugira umunezero, umutima ukunda abantu, nubwo wanyuze mu bintu bikomeye cyane byatumye umutima wawe ugira ibikomere. Hari ibintu byinshi cyane rero bituma umutima w'umuntu ugira ibikomere. Ibyo bintu bikaba bishobora gutuma mu by'ukuri ugaragara nk'aho ari wowe, ariko muri wowe umuntu muzima muri wowe yaramaze kugenda kera, kubera ko wanyuze mu bintu bikomeye cyane. Rero ndagira ngo turebe ni izihe mpamvu zituma umutima wawe ugira ibikomere, cyangwa ushobora kugira ibikomere. Noneho turebe ni gute noneho wakira ibyo bikomere byawe byo ku mutima. Ubundi kugira ngo umuntu agire ibikomere, hari impamvu eshatu dushobora kurebera hamwe zishobora gutuma ugira ibikomere. Impamvu ya mbere ni impamvu idaturutse iwawe, cyangwa se external factors, ni ibintu biturutse hirya. Tuvuge nk'amateka y'u Rwanda, tuze nka jenoside yakorewe Abatutsi, ukaba wararokotse jenoside. Ayo ni amateka akomeye cyane yatumye umutima wawe ugira ibikomere, ariko bidaturutse kuri wowe. Ntabwo ari wowe watumye ibyo bintu bikubaho. Umutima wawe urasenyuka, umutima wawe ugira ibikomere bikomeye cyane, ku buryo n'uyu munsi iyo wirebye usanga warahindutse. Uko wari uri kera, uyu munsi ntabwo ari kukimeze. Izo zikaba ari external factors, ibintu biturutse ku ruhande bitaturutse kuri wowe. Hakaba indi mpamvu ya kabiri, izo twakwita nka internal factors, cyangwa se ibintu biturutse iwawe, ibintu wowe muri wowe imbere. Tuvuge urugero, wakundanye n'umuntu, mugirana urukundo, yarakwemereye yuko muzakora ubukwe, yarakubwiye yuko uzaba umugore we cyangwa se uzaba umugabo we. Noneho haza kugera igihe wowe ugiye mu rukundo, haza kugera igihe haza undi muntu cyangwa se ukora ikosa muri wowe, noneho wa muntu biba ngombwa yuko mutandukana,
urukundo mwari mufitanye, urwo rukundo ruza gupfa kubera yuko wa muntu hari ikosa wakoze. Wenda se wari umusore, umunsi umwe uragenda, akazi kawe, urahembwa, ubona amafaranga yose wagombaga guhembwa, urangije ya mafaranga uyakoresha ikintu mutemeranije n'inshuti yawe. Arangije wa mukobwa cyangwa wa muhungu ahita avuga ati ngewe dutandukane nawe kubera yuko turamutse tugeze no mu rugo ntabwo twazabana neza kubera yuko ntabwo uzi gucunga umutungo w'urugo. Ibyo ngibyo bikaba byarasenye umutima wawe, ariko ntabwo navuga ko ari we byatewe, ari wowe wabyiteye. Nubwo ari ikibazo, nubwo ari ikosa ryakugwiririye, ariko ni wowe, ntabwo ari uwundi muntu yaturutse ku ruhande ngo arizane, ahubwo ni wowe muri wowe imbere watumye iryo kosa ribaho. Noneho wa muntu ava mu buzima bwawe, bituma umutima wawe ugira igikomere. Ikindi kintu cya gatatu gishobora gutuma umutima wawe ugira igikomere ni ikintu kijyanye na environnement cyangwa se ahantu utuye, agace utuyemo. Ugasanga muri ako gace utuyemo abantu, ushobora kuba uba mu gihugu, yaba ari mu Rwanda, yaba ari mu mahanga, i Burayi, muri Amerika se, ariko ugasanga agace utuyemo ntabwo bakwakiriye, ntabwo bakwemera nk'umwe muri bo. Noneho hagira ibirori biba mu gace utuyemo, ugasanga wowe ntabwo bagutumira, ugasanga wowe ntabwo bagukonsidera, ntabwo bagufata nk'umuntu hagati muri bo. Noneho umutima wawe ukaba warasenyutse, umutima wawe ukaba warangiritse, umutima wawe ukaba utakiri umutima wawe kubera yuko agace utuyemo ntabwo kagukonsidera cyangwa se kagufata nk'umwe muri bo. Ibyo bintu bitatu rero bituma umutima w'umuntu usenyuka. Wamara gusenyuka ugasanga uko ugaragara n'uwo wowe urimo imbere ni abantu babiri batandukanye. Ariko muri iki kiganiro tugiye kureba ni gute ushobora kongera kubaka umutima wawe washenjaguwe, ni gute wakongera kubaka umutima wagize ibyo bikomere bikomeye cyane. Ikibazo ushobora kwibaza ukavuga ati ese birashoboka yuko umutima wanjye wakongera kuba umutima muzima? Ese birashoboka yuko umutima wanjye wakongera kuba umutima udakomeretse? Yego, birashoboka. Hari abandi bantu, hari ikindi gice gikomeye cyane, rimwe na rimwe ntabwo tubimenya cyangwa se ngo tubitekerezeho, ariko hari abantu usanga barabyariye mu rugo. Ugasanga warabyaye, ubyara umwana, ariko ugasanga uwo mwana wabyaye ntabwo ari kumwe na papa we. Ugasanga uramurera uri wenyine, n'umwe cyangwa ni babiri. Noneho ugasanga ibyo bintu byaguteye igikomere gikomeye cyane ku buzima bwawe. Icyo gikomere rero kigatuma buri gihe ukora ibintu ariko urimo urarwana nawe muri wowe imbere. Inshuro nyinshi uzabibona, ugasanga ukunda kwifotoza cyane, ugasanga ushaka kwerekana ubuzima bwawe buri privé cyangwa se ubuzima bwawe ku giti cyawe, ugasanga ushaka kubwerekana, ugashaka kwereka abantu yuko hari ibintu bikomeye cyane wagezeho. Ariko ibyo bintu, impamvu ushaka kubyerekana ni kubera ufite igikomere ku mutima. Icyo gikomere rero kigatuma buri gihe ushaka kwereka abantu uko utari. Ari nabyo abantu benshi cyane muri iyi minsi, aribwo buzima abantu benshi cyane muri iyi minsi babayeho, bwo kuba mu buzima butari réel, cyangwa se ubuzima butari bwa nyabwo. Ugasanga tubayeho ubuzima buri muri social media, ubuzima bugaragara gusa mu kirere. Wenda ibi ngibi tuzabiganira no mu kiganiro cyacu cy'ubutaha,
hagati y'ubuzima, ubuzima bufatika n'ubuzima bwo mu kirere, icyo nakwita virtual life na reality life. Ibyo tuzabireba mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ariko hari ibikomere umuntu agira mu mutima bituma uwo muntu ashaka kubaho ubuzima butari ubwe. Rero ndagira ngo muri uyu mwanya turebe ese ni gute wakira icyo gikomere, ni gute wakongera kubaka umutima ufite igikomere. Yego, birashoboka yuko wakongera ukubaka umutima wawe nubwo ufite ibikomere, birashoboka. Tutitaye ku byo waciyemo, tutitaye ku buzima bukomeye wanyuzemo, yaba ari abantu mu muryango bakwanze, ugasanga wari ufite ababyeyi bitaba Imana, noneho urerwa na mukaso, cyangwa urerwa n'abavandimwe, nyuma bagurisha ibyawe, bagurisha isambu yawe, uyu munsi ukaba urimo uraba mu buzima mu by'ukuri nawe utigeze utekereza yuko wabamo. Birashoboka yuko ubwo buzima bwawe bwakongera bukaba ubuzima buzima, umutima wawe wakomeretse ukongera kuba umutima muzima. Yego, birashoboka. Muri bya bindi twavugaga by'ukuntu hari ubuzima bwawe utangira kugaragaza uko ubayeho, ariko mu by'ukuri atari kubayeho, urimo urarwana no kugira ngo abantu bereke. Hariho noneho n'abandi bantu, iyo ufite igikomere ku mutima, cyangwa se iyo ufite igikomere watewe, hari abantu noneho bituma bajya mu biyobyabwenge. Ugasanga buri gihe ntabwo ushobora gukora ikintu na kimwe utanyweye se urumogi, utanyweye itabi, utanyweye inzoga, utanyweye ibintu bituma bihindura ibitekerezo byawe. Kubera iki? Ufite igikomere mu mutima. Abantu rimwe na rimwe barakubona bakagucira urubanza, bakavuga ati uriya muhungu byaramuyobeye, byaramucanze, ubuzima bwaranze, ntabwo akomeye neza mu mutwe. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari wowe, ahubwo ni ubuzima waciyemo bwatumye bukomeretsa umutima wawe. Usanga abandi baravuga ngo uriya mukobwa yabaye ikirumbo, yarananiranye muri sosiyete, ntabwo yitwara nk'abakobwa b'abanyarwandakazi, b'abarundikazi se, cyangwa se ubundi ikindi gihugu cyose wabayemo. Ariko abantu ugasanga baragucira urubanza, ntabwo bazi icyatumye umutima wawe ukomereka ku buryo bituma ukora ibyo ukora uyu munsi. Ariko ndagira ngo nkubwire, uyu munsi kuri iyi minisiteri yacu ya Kira, turashaka kugira ngo tugufashe kugira ngo umutima wawe wongere usanwe, umutima wawe wongere ube umutima muzima, wongere ugire urukundo. Rimwe na rimwe uratekereza yuko ukunda, ukanabivuga ku magambo yawe, ariko nta rukundo ugira. Ndetse kubera ko wagize umutima ukomeretse, n'umugabo wawe mubana cyangwa umugore wawe mubana ntabwo umukunda. Ugerageza guseka, ugerageza kubana nawe, kugerageza kwishimana uko bishoboka, ariko umutima wawe warakomeretse. Umutima wawe ntabwo ugifite urukundo muri wo kubera ibintu waciyemo. Ariko ndagira ngo uyu munsi ugize amahirwe kugira ngo ukurikire kino kiganiro, ndagira ngo nkubwire ngo birashoboka yuko umutima wawe wakomeretse, a broken heart, umutima wawe washenjaguwe, umutima wawe ufite igikomere, wakongera ukaba umutima muzima, ukagira urukundo wari usanzwe ufite, cyangwa se ukagira urukundo ruzima, ukongera gukunda abantu nk'uko wabakundaga, ndetse ukaba wakongera ukabaho ubuzima bwawe, kubera yuko ugiye kugerageza gukurikiza izi nama tugiye kukubwira uyu munsi. Icya mbere kigomba kugufasha kugira ngo umutima wawe ukire igikomere ufite, icya mbere ni ukwemera yuko umutima wawe wagize igikomere, ni ukwemera amateka yawe wanyuzemo.
wanyuze mu bintu bikomeye cyane, wanyuze mu bintu bihambaye. Rero ibyo ngibyo ugomba kwemera yuko ayo mateka yawe yaguteje igikomere. Watandukanye n'uwo mwashakanye, umaze gutandukana 2, 3, yego birashoboka, ariko ntabwo amateka yawe arangirira aho ngaho. Amateka yawe ni meza, ndetse ejo hazaza hawe ni heza. Rero byemere yuko wagize igikomere, wihishe icyo gikomere cyawe, ahubwo byemere uti iki gikomere narakigize. Intambwe ya mbere rero yo kugira ngo ukire igikomere cyawe cyo ku mutima ni uko ugomba kwemera yuko wagize icyo gikomere. Icya kabiri ni ugushaka kwiyunga n'uwo mwagiranye icyo gikomere. Birashoboka yuko ibyo bintu wanyuzemo utaragira amahirwe yo kugira ngo wiyunge n'uwo mwagiranye icyo gikomere. Birashoboka yuko uwo wagukomerekeje uyu munsi utarabona amahirwe yo kugira ngo wiyunge nawe. Rero kubera ko utariyunga nawe, biracyari kure cyane kugira ngo umutima wawe wongere wiyubake, cyangwa se umutima wawe ukire icyo gikomere cyawe. Rero intambwe ya kabiri yo kugira ngo ukire, egera umwe wagukomerekeje. Yenda se ari kure, ariko uyu munsi ufite telefone. Yenda se mwahura mu buryo bugaragara. Umubwire uti ndagushaka, ndashaka yuko twiyunga, ndashaka yuko njyewe nawe ibyabaye ndakubabariye, twiyunge dutangire ubuzima bushyashya. Niba ari umugabo mwabanye ariko mukaba mwaragize divorce cyangwa se mwaratandukanye, yego birashoboka yuko byarenze ihaniro, birashoboka yuko mutazongera kubana, yego birashoboka, bitewe naho ikibazo mwagiranye cyageze. Ariko birashoboka yuko mwasabana imbabazi, buri wese agakomeza ubuzima bwe, ariko mwasabanye imbabazi. Ibyo ngibyo birashoboka cyane. Niba ari kure, niba ari hanze y'igihugu, niba ari hanze y'igihugu utuyemo, mwandikira ubutumwa, shaka imbaraga z'umutima, umwandikira umubwire uti ndashaka yuko twiyunga. Ibi ngibi ntabwo ari kubw'inyungu zuriya muntu wandikiye, ahubwo ni kubw'inyungu zuriya wandikiye, ariko cyane cyane ni kubw'inyungu zawe, ni kubw'inyungu z'umutima wawe. Ni ukugira ngo umutima wawe ukire, igikomere ufite ku mutima wawe gikire. Rero humura, witinya, mwandikire umubwire uti ndagushaka. Niba mwabonana, niba ari kure, mwandikira ubutumwa umubwire ati ndakubabariye, ntitaye yuko wabajije umutima wanjye, ukambeshya yuko tuzashakana, warangiza ukantera inda, nkabyara umwana, nkamurera mu buzima bukomeye. Ndagira ngo nkubwire ngo ndakubabariye, ubuzima bwawe bukomeze, nanjye ubwanjye bukomeze. Icya gatatu, gerageza kwiremamo wowe icyizere. Amajwi yose akubwira yuko ubuzima bwawe bwapfuye, ubuzima bwawe bwahagaze, ayo majwi yahagarike. Ahubwo wowe wongere wirememo icyizere. Icyizere cyo gutera imbere, icyizere cyo kongera kubona ibyawe byatakaye, icyizere cyo kuba wakongera ukagira urugo ruzima, ukabona umugore ugukunda, ukabona umugabo ugukunda, ukabona abana bagukunda. Ongera wirememo icyo cyizere. Icyo cyizere nta handi kiva, kirava mu mutima wawe. Mu mutima wawe wizere yuko, wishyiremo icyizere kikubwira yuko yego biracyashoboka, ejo hawe hakomeye harashoboka. Ibyo ngibyo biraza gutuma umutima wawe ufite igikomere wongera usanwe, wongera igikomere cyawo kibagirane, maze uhinduke wowe ku giti cyawe. Ikindi cya kane kigomba kugufasha kugira ngo umutima wawe
wongere usanwe, igikomere wari ufite cyongere gikire, ni ugushaka umuntu ubwira ibyawe, amateka yawe wanyuzemo. Bikaba aribyo byatumye igikomere cyawe kiza ku mutima wawe. Birashoboka yuko papa wawe yataye mama wawe mukiri impinja, barabatoragura. Ayo mateka nta muntu yazi, kubera yuko ugendera mu modoka nziza, ufite urugo rwiza, ariko ayo mateka yatumye umutima wawe uhinduka umwijima. Ntabwo wishima. Kubaho no kutabaho kuri wowe byose birangana, ariko abantu bakubonye babona yuko uri umuntu wishimye, umuntu umeze neza, ariko umutima wawe ufite agahinda. Ariko shaka umuntu ubwira amateka yawe, shaka umuntu ubwira ibyakubayeho, biraza gutuma umutima wawe uza gukira. Umutima wawe biraza gutuma umutima wawe uhinduka, maze ibyari igikomere, icyo gikomere cyawe kive mu mutima wawe. Ikindi cya gatanu, gusenga. Senga. Gusenga ni ukuganira n'umuremyi wawe, umuntu waremye wowe akagushyira kuri iyi si. Umubwira uti mfite agahinda mu mutima wanjye, niwe wandemye, umutima wanjye warakomeretse. Nta wundi wo kugira ngo umutima wanjye wubakikwe, nta wundi wo kugira ngo umutima wanjye awukize, nta wundi wo kugira ngo akize igikomere mfite ku mutima wanjye, ariko ni wowe wandemye, ni wowe wanzanye ku isi. Mana, nkiza, ubohora umutima wanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo izi ntambwe zose nuzikurikiza, tutitaye ku byo wanyuzemo ibyo aribyo byose, umutima wawe uraza kongera wubakikwe. Umutima wawe uraza kongera ube umutima muzima, umutima wishimye, umutima ufite umunezero. Ubuzima bwawe ugomba kubaho bwishimye. Ubuzima bwawe ntabwo ugomba kubaho umutima wawe ufite agahinda. Ubuzima bwawe bugomba kubaho ubuzima bwishimye. Ndagira ngo nkubwire ngo nubikurikiza izi ntambwe nkubwiye, ubuzima bwawe, umutima wawe wari usenyutse, umutima wawe wari ufite igikomere, uraza kongera ube umutima udafite igikomere, kandi uraza kwishima mu buzima bwawe. Abantu bose uratangira ubasekere by'ukuri, uratangira kureka guseka utasekaga, uratangira guseka ari kugira ngo unezeze abandi, ariko muri wowe ubabaye. Amateka yawe yose wanyuzemo, urongera kuvuga uti ubuzima bwanjye bwongeye kugira umunezero. Uraza kuvuga ngo ubuzima bwanjye bwongeye kugira icyanga nyuma y'imyaka 40, nyuma y'imyaka 50, nyuma y'imyaka 20, ubuzima bwanjye bwongeye kugira icyanga. Ibyo wanyuragamo byose ugakora ibintu bikomeye, ariko mu by'ukuri muri wowe ari ukugira ngo ubone umunezero, ariko udahari. Nukurikiza izi ntambwe nkubwiye, uraza kubona amahoro yo mu mutima wawe.